Ndabasuje kandi mbifuriza ibihe byiza bakunze b'Ishangi Radio TV ndetse n'Ishangi TV aho muri hose mu Rwanda mu mahanga ndetse no ku isi hose nyine muri rusange nkuko nari maze kubibabwira. Ngewe ndi Clement Kwizera garutse mu makuru ya breaking news cyangwa se amakuru abagezweho. Mu karere ka Rusizi imodoka yabuze feri hitana shoferi n'abagore babiri yari atwaye. Abagore babiri n'umushoferi wari ubatwaye baguye mu manuka ikomeye yabereye mu mudugudu wa Bisenyi akagari ka Kabuye umurenge wa Nyakarenzo mu karere ka Rusizi hagana saa 12 n'igice z'igitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki 7 Gashyantare 2024. Abaguye mu mpanuka ni umushoferi witwa Mbonima Jean Damascene wari utwaye abagore babiri ari bo Mukankuru Nziza Guinness w'imyaka 36 na Tsekanabo Veridiana w'imyaka 52. Imodoka yakoze impanuka niyo mu bwoko bwa Kia. Abagore bahaga ikiraka cyo kubatondera imboga n'imbuto bajyaga kurangura mu isoko rya Gishoma riherereye mu murenge wa Rwimbogo. Abo bagore bari bazindukiye kurangura nk'uko bisanzwe bagiye kugera ku isoko. Imodoka ibura feri umushoferi igongesha igiti mu gihe we nabo yaratwaye nyine cyangwa se abo yarahetse imbere muri kabine bahise bitaba Imana. Nawizera Jean Pierre umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakarenzo wabereyemo impanuka yabwiye Ishangi Radio TV ko umushoferi aturuka mu murenge wa Kamembe nyine uri muri kano karere ka Rusizi nyine nawe numwe mu mirenge yo mu karere ka Rusizi kandi ngo yarasanzwe atwara imizigo. Ni mu gihe abo bagore nabo basanzwe bacuruza imboga n'imbuto ati yari abajyanye kuzirangura mu isoko rya Gishoma kuko uyu munsi ryari ryaremye bamara kuzirangura akazapakirira akazibagereza aho basanzwe bazicururiza mu murenge wa Mururu. Muri icyo gihe bagenda nyine imodoka nta muzigo wundi wari uyirimo. Yakomeje agira ati imodoka yageze nko muri metero 100 gusa ngo ugere muri santere y'ubucuruzi y'Amashya mu murenge wa Nyakarenzo ibura feri. Umushoferi agerageza gukora ibishoboka byose ngo ayihagarike biranga ayikubita ku giti cyari gihari. Abari bari mu iyo modoka bose uko ari batatu bahise bitaba Imana ndetse kandi polisi yahise itabara ndetse n'inzego z'ibanze baza gufata imirambo bayijyana mu buruhukiro bw'ibitaro bya Gihundwe. Uyu muyobozi yakomeza avuga yuko bishoboka ko umushoferi yatwaye imodoka atabanje kuyisuzuma cyangwa kwisuzumisha neza. Asaba ko abatwara ibinyabiziga bajya babanza kureba ko byaba bimeze neza mbere yo kubijyana mu muhanda. Imodoka yahise yangirika bikomeye ariko kubw'amahirwe nta mugenzi wigenderaga yahitanye. Polisi n'abayobozi b'inzego z'ibanze bahise baza gutabara ndetse baba hafi cyane. Bamwe mu baturage kandi twagerageje kuvugisha bakomeje batubwira yuko muri iyi santere y'Amashya cyangwa se ahangaha impanuka yabereye hari ubuhaname bukomeye cyane ndetse kandi bafite impungenge zikomeye yuko hano hashobora kuzaburira ubuzima bw'abantu benshi ndetse cyane ko ngo hari ku gasozi kahitwa kuri Nyamabuye. Aha kuri Nyamabuye nyine hasanzwe n'ubundi ngo hari urukunda rw'amabuye ndetse n'imicanga ariko igihe cy'imvura ngo hari igihe bijya bihanuka bikagwa mu muhanda. Byagwa mu muhanda byakubitana nuko uyu muhanda ngo ufite ubuhaname bukomeye cyane ugasanga nabyo biri mu bintu biteje impanuka. Ndetse abaturage babo bakomeza bavuga yuko nubwo aha hantu ngo habuze igikorwa kugira ngo habe wenda ubuhaname bwashira ariko ubuyobozi bwakagombye kureba icyo bwabikoraho kugira ngo aha hantu hongere hajye mu murongo muzima nubwo bigoye. Ndetse kandi bakomeza batubwira yuko ngo muri santere yindi ikurikiyeho santere yitiriwe Karangiro cyangwa santere yahitiriwe ngo mu Karangiro kuri banki naho ngo hari ahantu hari ubuhaname bukomeye cyane ndetse ngo hahora habera impanuka buri munsi. Rero bakaba basaba ubuyobozi ndetse n'inzego zose z'umutekano ndetse n'inzego z'ibanze ko byibuze babafasha bakabashakira ubuvugizi kuri iyi mihanda ibiri nyine ndetse aha hantu ngo hasanzwe habera impanuka. Natwe mw'ijisho ry'umunyamakuru w'Ishangi Radio TV twagerageje kugenda dutembera buri hamwe hose nyine abaturage bagiye batubwira koko dusanga hari ubuhaname bukomeye cyane ndetse kandi dusanga hari n'abanyamagare cyangwa se abanyonzi bagiye bazira hano hantu cyangwa se bakakorera impanuka zigiye zitandukanye bakagonga abanyamaguru. N'uyu munsi usanga ngo nta kintu gikorwa gihari. Gusa nanone ngo iyi modoka yaguye ahangaha nyine ngo ni mukora kuje mbabwira ni muri metero zigera mu 100 kugira ngo ugere muri santere y'ubucuruzi y'Amashya hamwe abantu bateraniye abantu benshi. Iyi modoka iri kuza guhitana abantu barenga abangaba nyine bitabye Imana bikomeza no kwihanganisha imiryango y'ababuze ababo ndetse kandi dukomeza kubwira abantu uti mukomeze rwose mwihangane
kandi Imana ikomeze ibafashe ibahereze umutima ukomeye ko cyane ko aha hantu ni ahantu habi cyane. Ngewe rero ndi Clement Kwizera, ndabashimiye cyane kandi bashimira uburyo mukomeza kugenda mukurikirana gahunda z'Ishangi Radio TV, Ishangi TV. Aya ngaya ni amakuru abagezweho kugira ngo muyumve amakuru yacu nyine tuba tubahereza gatanu kuri kagenzi kako. Kandi mbibutsa ko Ishangi Company Limited ubu ngubu yamaze kuzana ikigo cy'ubumenyingiro mu karere ka Rusizi, hafi n'ahitwa kwa Ndereya, ni mu murenge wa Nyakarinzo mu karere ka Rusizi. Ahangaha rero ngo urahafata amasomo akomeye cyane, amasomo ajyanye no kwiga multimedia, video making, audio making, film making, ibintu byose bijyanye na multimedia, ibijyanye no kwiga gufotora uko yimviuze nyine, kwiga itangazamakuru ry'umwuga, ejo ubundi ugakigita ku ifaranga, ibijyanye no kwiga imishinga mitoya, ibijyanye no gukora amarangi y'amazu, ibintu bijyanye no gukora isabune, amasabune y'amazi ndetse n'amasabune afashe cyangwa se amasabune ari solide, byose mu Ishangi Company Limited murabyiga kandi mukabyigira ku buntu. Sanga gusa kandi cyane ko no mu karere ka Muhanga naho dufiteyo ishami, mu mujyi wa Kigali naho dufite ishami urumva, ndetse no mu karere ka Ruhango naho tuhafite ikigo nk'iki ngiki, cyane ko rwose tuba dufite projet nziza cyane. Tubafite Answer Juice rero, igisubizo cy'umuryango cyangwa se igisubizo ku bantu mwese mufite ibibazo by'indwara zagiye zibananira. Yimwe Answer Juice ubundi byose biba bikemutse. Ni ji nziza cyane, ji wahereza umwana, ji wahereza umuntu mukuru, ndetse kandi ji igenda neza mu bijyanye n'igogora niba utagira ubushake bwo kurya cyangwa se appeti. Iyi ji irabigufashamo kugira ngo ugire appeti ubundi umere fresh. Rero imbuga zacu nkoranyambaga ni ishangi@gmail cyangwa se ishangi-company@gmail.com, cyangwa se ukajya kuri website yacu yitwa ishangi.rw, cyangwa se ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zose ni Ishangi Company Limited Rwanda, ubundi ukavuga buri kimwe cyose ukeneye. Waba ukeneye rero ibijyanye n'inama ku buzima, byose uratwandikira ukatuvugisha cyane ko twiga turi available, turaboneka cyane. Ishangi Company Limited ku isonga. Ndabashimiye cyane, Imana ikomeze ibarinde kandi Imana ikomeze ibamera amafaranga ndetse n'amahoro n'umutuzo, twihanganisha abagize ibyago bose kuri uyu munsi, ndetse kandi tunavuga ati mwebwe mutagize ibyago uyu munsi mujye mukomeza musengera abagize ibyago, kuko burya nabo ni abantu nkatwe. Imana ibarinde, ndabashimiye, ibihe byiza. Ego Boss Nation. Ubuzima bubabaje umubiri utonekara, urwaye unegekaye bavuga kutanakira, bivuje henshi kure cyane bagupfunyikira, amahera arahera indwara irushaho gukara. Humurihorere hora Ishangi turahari, ku buvuzi gakondo buvuguruye bukiza, tuvurisha ibimera ibi bimera mu butaka, ubuzima bukaza imbaraga zikagaruka, ugakira ugataha ukagenda uvuga uti kweri Ishangi Company Limited mu kazi kose, ugakira ugataha ukagenda uvuga uti kweri Ishangi Company Limited mu kazi kose. Ntawananya ntabwo nakira mbasize, Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye, ubuvuzi gakondo buvuguruye genaremeye. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye, ntawananya ntabwo nakira mbasize, Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye, ubuvuzi gakondo buvuguruye genaremeye. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye. Byari bigoye ubishangi yarabikemuye, yagabye amashami witugezeho ubu buvuzi. Ikaze mwese tuyisange iduha ubuzima ku giciro cyiza, buri wese aravurwa agataha. Imiti yacu yujuje ubuziranenge, abaganga bacu bazubereye mu buvuzi. Ntawananya ntabwo nakira mbasize, Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye, ubuvuzi gakondo buvuguruye genaremeye. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye, ntawananya ntabwo nakira mbasize, Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye, ubuvuzi gakondo
buvuguruye jye naremeye. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye. Kumbona usuherewe ibyawe bitameze neza, kumbona uhondobera nta kabara gukigira, kumbona hota izuba babaye bakonja riva, urahisha kurwaye dore urakorana indwara. Haguma ubuzima burya ibintu nibishakwa, ikaze ku Gicumbi mu Ruhango i Nyamagana, basoroma basekura basuzuma bavura, ubuzima bugaruka ibimera bigakora. Ishangi Company Limited mu kazi bahiga, basoroma basekura basuzuma bavura, ubuzima bugaruka ibimera bigakora. Ishangi Company Limited mu kazi bahiga, ntahonanya ntabwo nakira mbasize. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye. Ubuvuzi gakondo buvuguruye jye naremeye. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye. ntahonanya ntabwo nakira mbasize. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye. Ubuvuzi gakondo buvuguruye jye naremeye. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye.